Aloyizi rero reka reke ukomeze muri uyu mushinga, urakangurira abanyarwanda bose noneho gushyigikira uyu mushinga w'ubumwe bw'impunzi, kugira ngo zizashobore noneho ubwo bumwe nizimara gushyira hamwe zishobore no gukora umushinga umwe wo kuba wazicyura, kandi si no kuzicyura gusa ahubwo zikaba zizataha ubutazasubira guhunga ukundi. Ese ushobora kutunyuriramo muri make aho ubona icyizere ugezeho ubona ko uyu mushinga noneho ushoboka, bwana Aloyizi? Icyizere navuga kuvuga ko ni umushinga nyine, ni igitekerezo nagize muri uwo mushinga mfite umugari, mfite ubwiyunge nyakuri w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri. Iyo rero ni igitekerezo natanze mu bitekerezo bindi bya politiki mvuga bishyashya muri uyu mushinga w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri DVP. Ngenda nshaka nkora ubushakashatsi nk'uko abankurikira musanzwe mubizi, nkatangaza ibitekerezo numva kandi nkasobanura n'impamvu. Ibyo nagiye mbiga mu biganiro byinshi cyane, nandika n'ibitabo nyine. Ariko kuri ikibazo cyerekeranye no kurangiza ubuhunzi bw'abanyarwanda, ni ibintu bishishikaje cyane yuko bwarangira nk'uko bigize neza Fabian, bukaba bwarangira burundu. Ibi rero ni ugukomeza nshishikariza abantu kugira ngo ibintu babitekerezeho, babigireho, mu gifaransa bita prise de conscience rwose, kugira ngo babishyire ku mutima, bashakashaka uburyo dukomeza gutekereza hamwe uburyo impunzi twishyira hamwe, twagira umuryango umwe rwose, tukavuga rumwe ku byerekeranye n'ukuntu twatekereza uburyo umushinga twahurizaho kuvanaho impamvu zose zitera ubuhunzi, kugira ngo uwo mushinga twakumvikanaho rwose, tukazawumvikanaho tukawugeza ku banyarwanda bo mu Rwanda. Ibi rero ni ibintu mbwira abanyarwanda benshi bose, ariko bose nk'uko babivuze, ariko cyane cyane impunzi, kuko ni twebwe bwa mbere bireba, bitari ibyerekeranye na politiki y'ubutegetsi bw'igihugu, akabikora abanyepolitiki, ariko n'abadakora politiki igamije ubutegetsi bw'igihugu. Natwe cyane twumva ko ibyo natwe bitureba, ntabwo bireba gusa abanyepolitiki bagamije kugera ku butegetsi, ahubwo bareba impunzi twese. Ni rero nzakomeza bitange ibitekerezo, numva ko abantu babivugaho, icyo abantu babivugaho. Ni igitekerezo natanze kandi gikomeye, kitari kiroje, ariko umunyarwanda wese y'impunzi yagombye kwitabira kugira ngo tubitekerezeho hamwe, tube twagira rwose gushyira hamwe mu buryo buganisha aho ngaho, kugira ngo tuzatahe mu gihugu, kandi nk'uko wabivuze koko dutekereza ko atari ugutaha mu gihugu gusa, ahubwo ari ugutaha tutazongera gusubira hanze, nta munyarwanda uzongera kuba impunzi muri make. None uragira uti twubake umuryango umwe waha icyizere impunzi. Ubushize wari watubwiye yuko bireba buri wese, yuko ibyo bireba buri wese ashobora kubigiramo uruhare. None hagiye habaho imishinga imwe yagiye, ariko iyo birumvikana urambwira uti yari y'abanyapolitiki, n'ubundi uri uvuga ko byabananiye guhuza impunzi, biranga, imiryango myinshi tutakwirirwa turondora. Ese uyu urabona ko hari ingamba zizafatwa ku buryo utakinjirirwa n'abanyapolitiki bakawuzanamo nyine ya macakubiri nayo abarangwamo?
ibyo urakoze kumaza iki kibazo kubera ko nyuma yaho ntangarije koko ikiganiro cya mbere ku byerekeranye n'iki gitekerezo nagiye numva abantu uko babivuga bamwe bambwira bati ibyo ntibishoboka ndababaza ariko nkababaza aho bakambwira bati ntibishoboka kucyumbwira ko bidashoboka jewe numva bishoboka we ahubwo wavuga uti je sinabishobora kuko ntabwo nkunda umuntu uvuga abantu bavuga ko ibintu bidashoboka umuntu ashobora kuvuga ati je sinabishobora cyangwa icyo gitekerezo cyawe sinyishyigikiye ariko kuvuga ko igitekerezo gitanzwe bitashoboka ibyo ntabwo mbyemera ariko hari n'abandi bambwira bati ibyo nibyo bakambwira bati ese kuko nko mu kiganiro gishize twagiranye hari abantu bagiye bambwira bati ugeze kuvuga ko nk'abanyamakuru bashobora gutangiza icyo gikorwa bati bashobora kuba bagitangiza noneho tubiganiraho urumva tubiganiraho mu biganiro bindi mu biganiro ku ruhande tubiganiraho babwira impamvu ko n'ubundi abanyamakuru mwebwe mufite uruhare rwiza kubera ko muhuza abantu twese mutumiza abantu ku bitekerezo ari ibya politiki ubutegetsi bw'igihugu ari ibya politiki n'imibanire myiza y'abanyarwanda no ku bindi bibazo byose ibi rero niyo mpamvu ndavuze ni abanyamakuru batangije nk'iki gikorwa mukishyira hamwe abanyamakuru b'impande zose cyane cyane ab'impunzi abanyamakuru b'impunzi b'impande zose mushoboye guhura igitekerezo mukakigira icyanyu muho mugatumiza abantu b'ingeri zitandukanye b'impunzi bigaragara neza ko bagira ibikorwa bikangurira impunzi ku bibazo byinshi byo kugira ngo byo gushaka impinduka mu gihugu cyacu ibyo mbona byatanga umusaruro ibyo rero nabiganira n'abantu bamwe natangiye kuvuga n'abanyamakuru bamwe rwose n'abanyamakuru bamwe mbibabwira uko urumva kuko njye niko mbyumva ariko bitavuze ko niyo mpamvu nagishyize ahagaragara ntabwo nagiye gushaka abantu ku giti cyabo oya rwose nta muntu navuze ngo nagiye gushaka ngo aba niyo mpamvu nagishyize kuri radiyo Urumuri kugira ngo abatwumva bumve koko niba koko bavuga bati igitekerezo umusomesha avuga muri uyu mushinga wo guhinga kuri gifite ireme noneho bakabashobora ko bafata initiative ntabwo ari ngombwa ko yewe bavuga ngo yenda ngiye guhamagaza abantu aba n'aba nta nubwo nabikora kubera ko nk'uko nabivuze mu kiganiro gishize njye nemera ko impunzi arizo zigomba kwishakira abayobozi bizeye noneho bakishakiramo abantu bizeye ubu kubera amajyambere kubera iterambere z'imbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu tugenda tumenya abantu ibitekerezo byabo ku buryo abantu bashobora kuvuga bati nk'abanyamakuru bavuze bati batatu bane batanu bagateranya bakavuga bati dutumire abantu kuri iki gitekerezo twumve icyo babivugaho byaba byiza noneho nyuma abo ngabo batumiwe bakaba bavuga bati bakwitiramo nibyo nduze bakwitiramo abantu batangiza icyo gikorwa gihe cyo nakoze no gutanga igitekerezo ntabwo navuga ngo najya gushaka umuntu ku giti cyabo ngo mpuze abantu oya iyo mpamvu cyane rwose mbona abanyamakuru kandi muri sosiyete sivile ntabwo mugamiye muri abanyamakuru muri sosiyete sivile ntabwo muba mubogamiye muri politiki muri neutral rwose ntabwo mubogamiye mbona muri mu mwanya mwiza wo kuba mwabikora mutabikoze ariko hakagira n'abandi babikora badafite abantu badafite cyane abanyarwanda b'impunzi badafite ahantu babogamiye muri politiki y'ubutegetsi bw'igihugu babandi nyine nk'uko nabivuze mu kiganiro cyashize babandi nyine byananiye nabo ubwabo bananirwa guhura urumva ko abananirwa guhura so bishobotse byaba byiza ariko turabizi neza ko guhuza impunzi abanyepolitiki bo mu mashyaka tuvugishije ukuri ntabwo babishoboye ku kizungu niyo mpamvu mvuga nti ntabwo tugomba gucika intege tugomba gukomeza igitekerezo cyo kugira ngo impunzi zishyire hamwe zitekereze uburyo zataha mu gihugu cyabo zigashaka umushinga umwe zihuriyeho n'impamvu zo kuvanaho n'uburyo batekereza umushinga wo kuvanaho impamvu zose zitera ubuhunzi kugira ngo numva ko aribo bagombye gufata iya mbere kuko niba nk'uko babivuga mu kinyarwanda ubabaye ni ubanduye ubwo rero reka wari ugeze aho watubwiraga
iby'icyizere ubona cyatuma umuryango ushobora kujyaho uvuga uti abanyamakuru babigiramo uruhare. Nkaba nari mu nkubaza bicitse nari ndimo nkubaza ese ko impunzi zabayeho kenshi kuva kera cyane, urebye impunzi dushobora kuba z'abanyarwanda zaratangiye kuva muri za 59 60 kugeza amagingo aya, haba hari abashoboye kugerageza uburyo nk'ubu, umushinga nk'uyu urimo ukoresha Bwana Musonesha, wenda tukaba twabafatiraho icyitegererezo cyangwa se ni uburyo bwaba bushyashya bw'umwimerere? Urakoze. Abundi nyine abanyarwanda bagerageje, turabizi abanyarwanda benshi bagerageje nyine guhuza impunzi no guhuza cyane cyane bakavuga ko ari uguhuza abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali cyane cyane. Ariko nyine aho iki gitekerezo gifite cy'umwimerere wacyo ugereranyije n'ibindi bitekerezo, ni uko givuga ko icyo twaba dushaka kugira ngo tugire umuryango umwe, ntabwo ari ukuvuga ko ari umuryango wo kuvuga ko ari ukugira ngo guharanira ubutegetsi cyangwa se kuvanaho ubutegetsi buriho. Ntabwo aricyo cya mbere. Icya kuvana ubutegetsi, mbese impinduka ya politiki y'ubutegetsi bw'igihugu. Voilà, indi mishinga yindi yabayeho yo guhuza abantu no kwishyira hamwe, umva nyine ubusanga ari igamije impinduka, kugira ngo habe impinduka mu gihugu, impinduka y'ubutegetsi bw'igihugu. Noneho rero iyo ngibyo nizo zagize ibindi bitekerezo byagiye bibaho. Iki gitekerezo rero aho kiza cyunganira, ni ukunganira, si ukuvuga ngo kivanyeho ibindi bitekerezo biriho cyangwa se ubundi buryo bwo guhuza nk'abanyepolitiki na sosiyete sivile bwabayeho n'uburi. Oya, ni kiza cyunganira ibyo bitekerezo. Kubera ko iki ngiki cyo igitekerezo mvuga ni cyerekeranye n'impamvu, numva ko ari impamvu ya mbere igomba, ikintu cya mbere kigomba gukorwa ari ugutekereza uburyo ubuhunzi bwarangira. Cyari ukuvuga bwarangira, ni ukugira ngo mbese icya mbere ni ukurangiza ubuhunzi bw'abanyarwanda, ni ukugira ngo impunzi itahuke. Ntabwo ari ukugira ngo ugiye kuvanaho ubutegetsi, guhindura ubutegetsi gusa, ndavuze ngo gusa. Oya, ku buryo igitekerezo iki ngiki cyo numva ko muri uwo mushinga wagiye ufite ubwiyunge nyakuri, numva ko igitekerezo cya mbere cyagombye kuvuga ko ari ugutaha kw'impunzi. Ni ugutaha kw'impunzi, noneho ubwo butegetsi bukaza nyine bushakirwa uburyo ubutegetsi hajyaho ubutegetsi bushobora bwatuma nta mpunzi zongera kubaho z'abanyarwanda. Ariko icya mbere ari ukugira ngo gutekereza uburyo impunzi zataha. Birumvikana ko biruzuzanya, ni ibitekerezo byuzuzanya, kuko ibitekerezo bindi biriho byagiye bibaho, wumva ari ibitekerezo by'impinduka ya politiki y'ubutegetsi bw'igihugu. Nibyo ubutegetsi bw'igihugu, mbese ukavuga uti bavaneho FPR cyangwa se FPR bagirana imishyikirano na FPR y'ubutegetsi, ubutegetsi bwagenda. Ariko ikintu cyerekeranye n'uko ubuhunzi bwarangira, bwerekana uburyo ubutegetsi bushya bwajyaho. Ariko ubutegetsi bwajyaho bagomba kwereka abanyepolitiki, kwerekana uburyo ubutegetsi bwajyaho, ariko impunzi zose zigataha, mbese ntihagire umunyarwanda n'umwe wongera kuba impunzi. Aho rero icyo ngicyo umuntu aricyo kintu kibura. Niyo mpamvu mvuga ko abanyepolitiki baharanira ubutegetsi bw'igihugu bonyine ibitekerezo byabo bidahagije, ahubwo n'umuntu wese w'impunzi uwo ari we wese wo muri sosiyete sivile, ibyo biramureba. Impunzi zose biramureba, ntabwo bireba gusa abanyepolitiki bagamije impinduka ya politiki y'ubutegetsi bw'igihugu. Oya, umuntu wese w'impunzi iki gitekerezo kiramureba. Cyane cyane niyo mpamvu mvuga ko sosiyete sivile ifitemo uruhare rukomeye. Niyo mpamvu iyi politiki rero nyita politiki mpuza abanyarwanda, politiki yo guhuza abanyarwanda, ko twakombona ko politiki y'amashyaka
yatangije abanyarwanda kuva kera, kuva muri repubulika twagira amashyaka, ariko tukabura politiki ihuza abanyarwanda igamije ihuza abanyarwanda yahuriza mu gihugu cyacu. Iyo rero niyo mbona yagombye gukorwa n'abanyarwanda bo muri sosiyete sivile, bo muri muryango nyita muryango gakondo nyarwanda, noneho ikaza yunganira ya politiki y'ubutegetsi bw'igihugu. Voilà, aho ngaho nicyo nibyo. Urakoze. Umuntu ashobora kwibaza ese ko bishoboka ko umushinga wari uw'impunzi ariko kandi ukaba ari impunzi z'abanyarwanda, uyu mushinga urareba n'abandi banyarwanda batari impunzi bwana Musomesha, ariko bakaba batabigiramo uruhare cyangwa babigiramo uruhare nabo babigiramo uruhare. Ntabwo bizahera ku impunzi gusa, kubera ko n'ubundi uyu mushinga ugamije, igitekerezo kigamije nyine kugira ngo gitangizwe n'impunzi, kuko nk'uko nabivuze, ubabaye n'ubantu ni twebwe tubabaye impunzi. Burya ntabwo dufite akababaro kabe n'abantu, nubwo abatuvuge ari abanyarwanda baba hanze y'igihugu ariko batari impunzi, bajya mu Rwanda, uko bajya mu Rwanda batari impunzi, bafite ibikorwa mu Rwanda. Urumva ko umuntu ntabwo muhuje icyo, ndavuga ku byerekeranye n'ubuhunzi, ariko nabo bashaka, burumvikana ko abatari impunzi n'abari mu gihugu umushinga urabareba, kubera ko nibyo mvuga nti mu cyiciro cya kabiri, faze ya kabiri, n'ubundi hagamije kugira ngo tuzahure n'abanyarwanda batari impunzi. Ariko icyiciro cya mbere ni icy'abanyarwanda n'impunzi. Noneho icyiciro cya kabiri dushoboye guhura uwo muryango ukagira ntuza, birumvikana nyine aho tujyana noneho kugira ngo tuzahure n'abanyarwanda batari impunzi. Bibaye byiza n'abatari impunzi bari hanze y'igihugu bashoboye kuzamo, nta kibazo. Nuko n'umushinga w'abanyarwanda bose, ariko birumvikana ko impunzi nizo dushaka kugira ngo ubuhunzi burimo, impunzi turimo tubusohokemo. Birumvikana ko abambere ni twebwe bireba impunzi, ariko n'abanyarwanda bari hanze batari impunzi baje muri icyo gitekerezo, birumvikana ko gikikirana igenda ko n'ubundi icyo ngamije cyane cyane no muri umushinga w'ubwiyunganyakuri w'amahoro n'ubwiyunganyakuri ndagvipe nyine ni ukurangiza, nk'uko nabyanditse mu gitabo, muri iki gitabo nise imperuka y'ubuhunzi, inkuru nziza y'ubwiyunganyakuri. Nicyo rwose nicyo ngamije, ni ukugira ngo nyine ubwo bunzi burangire dusange impunzi hejuru neza abantu bakibone. Rwanda inkuru nziza y'ubwiyunganyakuri, nicyo rwose ngamije, no kugira ngo nyine abanyarwanda batari impunzi tuzabane mu gihugu, noneho tuzatahe, noneho tubane mu gihugu badasohoka mu gihugu. Bwana Louise Musomesha, urabona ko uyu mushinga ni mugari, ari nayo mpamvu ubona wagutwaye igihe ukawandika no mu bitaro bitandukanye, harimo n'icyo ngicyo noneho nyacyo kireba impunzi wise imperuka y'ubuhunzi. Ese icyo gitabo biboneka hehe kubifuza kuba bagisoma kuri izo ngingo? Urakoze. Iki gitabo mwagisanga kuri site internet y'icapiro ryacyanditse nako ryagisohoye, yitwa lolivrepapier.com. lolivrepapier.com. Ugiye rwose kuri internet kwitapira lolivrepapier.com, uhita ureba ujya kuri site y'iryo capiro, noneho wakwandikamo muri recherche mu gushakisha ugashyiraho amazina yanjye. Hariho ibitabo bibiri, iki rero nacyo kirimo nyine, cyangwa se ukandikamo muri Google akadomo publier akarongo gato livre.com. noneho wamara kujya kuri iyo site y'iryo capiro ukashyira muri mu gushakisha, ugashyiraho amazina yanjye, uhita wobonaho ibitabo bibiri nanditse. Iki rero wagisanga aho ngaho. Urakoze. Ndumva icyo umuntu yabikangurira abanyarwanda b'impunzi n'abatari impunzi kugira ngo bagishake, noneho babisome, kugira ngo mu gihe
ibitekerezo birimo, amakuru arimo, inama zirimo ndetse n'ubunararibonye cyangwa na experience zirimo, abantu bashobore kuba babisoma noneho bashobore kuba babifatiraho, kugira ngo akenshi, kuko biragoye kugira ngo uzabisobanure byose mu magambo, nubwo ari byiza ko uzajya tugushimira ko uzajya uhora uza ukavugaho ingingo ku yindi, igice ku kindi. Nagira ngo rero kugira ngo dusoza ubutumwa bw'uyu munsi bwo guhamagarira impunzi kujya hamwe, watanga n'ubuhe Bwana Musomesha? ubutumwa ntanga rwose nsimbana kuri iki gitekerezo ni ukugira ngo abanyarwanda b'impunzi badakora politiki igamije ubutegetsi yo impinduka twita impinduka ya politiki y'ubutegetsi, yo guhindura ubutegetsi, batumva ko bahejwe muri politiki inita politiki ihuza abanyarwanda. Iyo ni politiki rwose umuntu wese yakora, uko ntitwumva politiki ngo twumve ko ari politiki igamije kugira ngo tujye mu butegetsi gusa, ariko umunyarwanda wese w'impunzi ibyerekeye no gushaka uburyo yahunguka akataha mu gihugu cye, twese biratureba. Nta kuvuga ngo ibyo birareba abanyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki gusa, oya, biratureba twese. Umuntu wese agomba kubigiramo uruhare. Niyo mpamvu iki gitekerezo gihe ntabwo kireba abanyepolitiki bo mu mashyaka, abo mu mashyirahamwe n'icyakora amashyirahamwe yitwa amashyaka ya politiki yo mu buhungiro gusa, cyangwa abantu twese tugomba tukabigiramo, tukabishyiramo imbaraga, tukumva ko bitureba. Ntabwo ari ukuvuga ko ari abanyepolitiki bo mu mashyaka gusa ibi byerekeranye no kurangiza ubuhunzi biratureba twese, ari abanyepolitiki bo bahanye ubutegetsi bw'igihugu, bashaka impinduka y'ubutegetsi bw'igihugu, ari n'abaturage basanzwe b'impunzi, ari impunzi mu nkambi, aho uri hose, twese biratureba. Niyo mpamvu ndangiriza ahangaha mvuga ko muri uyu mushinga, muri iki gitekerezo cy'umushinga w'umuryango umwe w'impunzi, uwo muryango w'impunzi ntabwo wazamo utanga ibitekerezo uvuga uti witwa ko ngo uri umuyobozi w'ishyaka, uri umuyobozi w'ishyirahamwe, oya, uturi impunzi tuzaba nukureye. Icyo kintu ni ikintu ndagezaho gikomeye cyane, nuko impunzi twese tureshya, twese twumva ko turi mu mahanga, niba turi mu mahanga, mu bihugu by'amahanga. Kuri iyo ngingo twese tugomba kuba twumva ko ukaza muri utanga ibitekerezo wumva kuri impunzi, utatanga igitekerezo uvuga ngo uri umunyepolitiki, cyangwa ngo wabaye umunyepolitiki, cyangwa wabaye ministre, wabaye perefe, cyangwa se wabaye uyu n'uyu, oya, uri impunzi mu buhungiro, turi impunzi, turi mu bihugu by'amahanga. Icyo rero ni ikintu numva kigombye kuduhuza, nta kujya mu bindi bya bindi bidutanya rimwe na rimwe, usanga rimwe na rimwe nta shingiro bifite. Tugomba kumva ko icyo tugihuriyeho, ko tuba mu bihugu by'amahanga, twese ko turi impunzi. Icyo rero ni ikintu cyagombye kumva kuduhuza muri uwo muryango umwe w'impunzi dushaka, kugira ngo tuzarangize ubuhunzi burundu, ntituzongere umunyarwanda uzongera kwimpunzi. Urakoze cyane. Icyo urangijeho nicyo unavuga ko rwose ni icy'ingenzi. Bishoboka ko ubutaha ushobora kuzatubwira n'ibindi bimeze nka kondisiyo, bimeze nka mbese ibikenewe ku bantu nibazamo n'imyifatire. Icya mbere cyo urakitubwiye, uzagisobanuraho ubutaha ko abantu bagomba kuza. Urabivuze ko bagomba kujyamo muri uwo muryango, ko bagomba kumva yuko bareshya, bagomba kumva ko ntawe usumba undi, bagomba kumva ko icyo nari cyo cyangwa icyo nifuza kuba cyo bigomba kuba ku ruhande. None reka tugushimire kuri uyu mwanya, Bwana Musomesha, tuzasubire ubutaha. Murakoze cyane Fabian, murakoze namwe mwadukurikiye, kandi nongeye kubifuriza amahoro. Gira amahoro nawe rero Bwana Musomesha, kandi ukomeze, Imana iguhe imbaraga no guhirimbanira ubumwe bw'impunzi, kugira ngo zizatahuke zifite ubumwe, kandi zishobore n'ubwazo kuba zakwishakira ibisubizo ku bibazo zifite.
ngaho rero naho ubutaha mugira amahoro y'Imana. Urakoze cyane, amahoro mwese. Murakoze namwe. Nshuti rero nkoramutima za radiyo Urumuri, twari kumwe na Musomesha Aloyizi watugezagaho umushinga w'ubumwe bw'impunzi.